nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe kandi Uwiteka akomeze kubarinda muri byose. Shalom shalom, ndabasuje aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, abari mu bihugu by'amahanga, hari abari muri Canada bambwira ngo imbaraga, bambwira ngo Imana inkomeze, ndabasuhuje, abari mu Bubiligi, abari muri Chicago, mwese ndabasuhuje, narabibonye ko munkunda kandi munkurikira, Imana ibampera umugisha, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari hirya no hino mu Burundi, mu Bugande, ni ukuri Imana ibaha umugisha mwese aho muherereye inshuti zanjye, Yesu abishimire kandi Imana ibaha umugisha. Uyu munsi nejejwe no kuvugana namwe, uyu munsi nejejwe no kubabwira urukundo rw'Imana. Nibaho TV nk'uko mubizi, mukomeze mukande subscribe, musharinga abandi, mushireho comment kandi murusheho gusenga, dore ibihe turimo biragoye kandi biraruhije, ni ukuri hazambuka intwari aho intwarane zamaze kunanirwa. Rero bene data ndabinginze, nanjye mbabwira nibwira, ndabinginze nimureke tuve mu bidatunganye, nimureke dusenge Imana hakiri ku manywa, dore bugiye kwira aho umuntu wese atakibasha gukora. Ese wowe mugenzi wanjye uri kushaka Imana gute? Ese uri kubwira Imana iki? Ese uri kubana n'Imana gute? Ndakwinginze, iyaba Uwiteka yaragukoze ku maso ukareba aho ibihe bigeze, ukareba isi ya none, ukareba haleluya, ukareba ukuntu ibintu biturwanya ari byinshi, ibiduhiga ari byinshi, wakambaye imbaraga ugasenga ukabwira Imana ngo Uwiteka atari wowe uri mu ruhande rwanjye, ni ukuri nakibagirana, ariko nyemerera aka kanya wibuka urukundo rw'Imana. Abantu benshi turi gushaka ubutunzi aho kurushaho gushaka Imana. Ese waba wararuhiye iki? Umunsi Uwiteka azaza akakubwira ngo mwana wanjye, ngo ntago nkuzi mu bana banjye, cyangwa se akakubwira ngo genda, ngo ntabwo nigeze kukumenya. Ese uwo muborogo, ese ako gahinda, birababaje cyane kuba ubyuka usenga, birababaje cyane kuba ubyuka wirukanka uri gushaka Imana, ariko utera imbuto zikwiriye, ngo tuzababonera ngo ku mbuto zabo, ngo ndetse tuzababonera ku mirimo yabo. Ese wowe kuri gusenga Imana cyane, abantu bari kukubona gute? Abantu bari kubona koko kuri gusenga? Imbuto uri kwera nuko usenga ni ibintu bibiri biri kujyana, cyangwa se uko usenga ntabwo ariko wera imbuto. Haleluya bene data, iki gitondo uyu munsi nifuje kubabwira Imana, nifuje kubabwira ngo muve mu bidatunganye, nyamara haracyari ibyiringiro yuko umwami azaza, kandi nubwo Yesu ataraza ntabwo bisobanuye ko atazaza. Yesu azaza, azaza aya makuba yamareho, azaza akagahinda gashire, azaza uyu mubabara urangize, azaza mwebwe mwamusenze mumutitiriza ubudasiba, azaza kandi ntabwo azatinda. Wowe wakibaza ngo igihe nasengeye, ukibaza ngo ndarushye, ukibaza ngo birarangiye, ku Mana ntabwo birangira, ku Mana biracyashoboka, haracyari ibyiringiro yuko wasenga cyane Imana ikaza ikabana nawe. Abantu benshi duhugiye mu by'isi, abantu benshi turiraririye, abantu benshi turi kugenda uko tubishaka. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ntawe ukeza abami babiri, nshuti yanjye, ngo kuko yakunda umwe akanga undi. Rero abantu nicyo kintu turi gukora muri ino minsi, turi gukeza abami babiri, ntabwo tuzi inzira turi kuganamo. Bajya bavuga ngo utazi iyo yavuye nta nubwo amenya iyo ajya. Ese nshuti yanjye, aho wavuye urahazi? Nimba aho wavuye uhazi, tumbira aho uri kujya. Rero nimba utazi hahandi wavuye, nta nubwo uzamenya aho uri kujya. Mukunzi wanjye, nyemerera dushaka Imana bigishoboka, reka twambare imbaraga, nyamara hagiye kugera hahandi no gushaka Imana bizaba bitagishoboka, hahandi uzabura aho ujya kwivugira, hahandi uzabura aho uyitabariza. Rero mu gihe bigishoboka, mu gihe ugifite imbaraga, mu gihe ugifite uburyo, vuga Imana neza, wivangavanga Imana nk'uko nawe ukeza abami babiri. Ese wowe uri gushaka ubutunzi, uri kuvuga ngo ukunda Imana, uri kugendagenda utambika ibirenge, ntabwo ukunda Imana. Kunda Imana n'umutima wawe wose, uyegurire ibyawe byose. Nabonye Imana ikora, nabonye Imana iyo usenze neza ntabwo ijya igukoza isoni, nabonye Imana idakoza isoni, nabonye Imana idatetereza abantu bayisanga.
bayisenga ku manywa na nijoro, abayisenga ubudasiba, abayishaka uko bukeye n'uko bwije, abo ngabo izabarinda kandi izabana nabo mu bicuku bya nijoro, mu gihu kibuditse, mu mwijima mwinshi. Ntabwo izigera ibatererana, nta nubwo izigera ibatenguha, ahubwo abo ngabo babivamo bakabijyamo. Ariko ni gute ujya mu by'Imana ejo ukabona wagiye muri ibi, wagiye mu by'Imana, wagiye mu busambanyi, wagiye mu by'Imana, wagiye mu businzi, ngo Imana yacu ngo irababarira. Nibyo koko irababarira, ni umunyembabazi nyinshi, Uwiteka ndamukunda. Ariko hari igihe uzisanga ibyo ngibyo wita ko uzajya uhora ubikora ikakwihorera. Hari umunsi umwe izaza ye guceceka, hari umunsi umwe izaza ye guceceka nk'uko ubitekereza. Hari igihe izagushyira ku karubanda, hari igihe izagushyira hanze. Yo haleluya, haleluya. Reka mbabwire, uyu mwami ni mwiza, uyu mwami aratabara, uyu mwami ni karuhura, uyu mwami yomora inguma, uyu mwami yomora abarushye n'abaremerewe. We yemwe abarushye n'abaremerewe, we nimuzane imitwaro yanyu ndabaruhura, we kuko nita kuri mwebwe. Yesu atwitayeho. Ese twebwe ni igiki twamukorera ngo anyurwe nk'uko natwe tunyurwa yatugiriye neza? Mwene data wowe uri kunyumva, ndakwinginze, ndaguhamagaye, ndakubwiye ngo mbabarira, wizere Imana, mbabarira, usenga Imana. Abantu benshi tugiye mu by'isi bidafite umumaro, nyamara reka mbabwire inshuti yanjye, harageze ko tuva mu bidatunganye, harageze ko tumenya umwami twakurikiye, harageze ko tumenya Imana dusenga, harageze ko tumenya icyo dushaka. Ni gute tutazi icyo dushaka ku buzima bwacu? Yo haleluya. Yesu ni mwiza, abereye mwiza abamutegereje bose. Ni ukuri, Yesu ni mwiza, abereye mwiza abamushaka ku manywa na nijoro. Wowe umushaka uko bukeye n'uko bwije, wowe umutabaza umwambaza, ni ukuri aracyahari, yiteguye kukumva. Amatwi yiwe abanguriye kumva icyo umusaba, amatwi yiwe abanguriye kumva gutaka kwawe, amatwi yiwe abanguriye kumva kuniha kw'ababyeyi, kuniha kw'abagabo, abasore n'abakobwa. Yewe Yesu Kristo, nyemerera mushuti wanjye, nyemerera mugenzi wanjye, nimba waramenye Uwiteka, ukizera izina rye, ukizera ko ari umwami w'imirimo, ukizera ko ari umwami ukomeye, ukizera ko ari umwami ukora imirimo n'ibitangaza, mwiringire. We kuva kuri Yesu, we kugendagenda, ni ukuri ujya mu bidatunganye, ujya mu bintu bikujegajegeza umutima, ahubwo tumbira Yesu. Umuririmbyi w'umwuka yaririmbye ngo tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Haleluya. Twiringiye abana b'abantu baraduhemukira, twatumbiriye imiryango iratuvaho, twatumbiriye inshuti ziragenda, twatumbiriye abakomeye baragenda, twatumbiriye abaturanyi baradusiga. Ariko Yesu niwe wenyine, niwe mugabo utazigera ukureka, ndetse mu byago no mu makuba azahorana nawe. Utinya umuntu uzabana nawe wishimye, utinya umuntu uzabana nawe ubabaye, utinya umuntu uzabana nawe ufite intege nkeya, utinya umuntu uzabana nawe ufite imbaraga. Yesu niwe nabonye ujya ugumana natwe mu bibaho byose, n'ibyo byaha uri gucamo aracyababarira. Nimba uri mu ngeso mbi, ihangane wizere Imana, garukira aho ngaho, zera Imana, tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Ni ukuri haracyari ibyiringiro yuko Imana yacu ikibabarira. Wowe uri guca mu byaha ubona ko bitashoboka, haracyariho umunyembabazi nyinshi. Yesu yiteguye kukubabarira, Yesu yiteguye kukubohora. Birashoboka ko wasenga ukabivamo, ukaba waranamutse, imbaraga zikaba zarashize. Egera itorero ryawe, usabe imbabazi, usubire ku rufatiro ruzima, wongere wisunge umukiza wawe. Haracyahari, yiteguye kukuruhura, yiteguye kugutabara, yiteguye kukumva. Wowe uri kunyumva utari wakizwa, izere kandi wakira umwami n'umukiza n'ubugingo bwawe. Azagutabara kandi azakumva, azagukiza ibyaha byose, maze abane nawe. Yesu niwe tugendana, ntadusige mu nzira. Yesu niwe utugenda imbere. Abana b'abantu bajya batubwira, ugaterura umushinga, umwana w'umuntu akakubwira ngo nkuri inyuma, ariko Yesu ntabwo ajya atujya inyuma, ahubwo Yesu atujya imbere. Ndakwinginze nshuti yanjye, izere Imana, we kugendera mu bidatunganye. Nyamara Yesu araje, nyamara Yesu araje.
araje bagenzi, yemwe Yesu araje. Reka mbabwize ukuri, nubwo bitinze ariko Yesu araje. Nyamara va mu bidatunganye, va mu bidafite umumaro, va muri ibyo ngibyo wibwira, wikizera amafaranga yawe, wikizera ubutunzi bwawe. Yesu araje. Yesu araje. Hahandi ufite inzu nziza arayita urupfu rukamutwara, ufite ubutunzi arabuta urupfu rukamutwara. Ese wowe uri igiki? Ntabwo uri igihanganye. Niyo waba ukozwe mu byuma bijya bitonda umugesi bigasaza bikibagirana. Ese wowe urumva ufite izihe mbaraga zatuma utizera Yesu? Ngo Yesu niwe mugabo ukomeye, ngo Yesu niwe buye rizima, ngo Yesu niwe sambi itarumba, ngo Yesu niwe igiti cy'inganzamarumbo. Reka nkubwire inshuti yanjye, nta hantu, nta kintu na kimwe ufite Yesu atakoraho, nta kintu na kimwe ufite Yesu atanyeganyeza. Niyo mpamvu nkwinginze uyu munsi kugira ngo izere Imana, naba ariyo wiringira ku manywa na nijoro, mu biriho byose izakugirira neza, kandi niyo itazigera igutererana nk'uko inshuti zibigenza, nk'uko ab'isi tumeze. Yesu we ni umwami. Ese wambabarira ukizera uwo mwami wacu? Ni ukuri ubutunzi bwose waba ufite, iyo urupfu ruje ruragutwara. Uko waba ukomeye kose, iyo urupfu ruje ruragutwara. Abantu bakakwibagirwa, bararira umunsi none n'ejo bakarira, ariko bakakwibagirwa. Oh haleluya! Ariko ndakwinginze mwene data, ndakwinginze nshuti yanjye, izere Imana, kuko aho tugeze ibintu birakomeye, imiborogo irahari, amarira abaye menshi, agahinda kabaye kenshi. Ariko nawe tekereza neza nshuti mugenzi, ibuka aho Yesu yagukuye. Tekereza neza, wibuka ibiri kuba muri iyi si, wibuka ugenda reba kuba muturanye, reba kuba bakomeye batambutse, reba ku bihangange byagiye, reba kuba twumva mu bitabo, reba kuba twumva mu mateka batambutse. Wibaze ngo se njyewe ndi iki? Wibaze ngo se njyewe ndi iki? Yesu aracyahari, mwizere. Icyama umuririmbyi yuzuye umwuka aririmba ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwukatiye barihemba ruhure. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwukatiye barihemba ruhure. Haleluya! Wowe hahirwa ngo abapfa bapfira mu mwami, umwukati barihemba ruhure. Ese wowe uri kwibaza ngo aka kanya Uwiteka aje yantwara ameze nte? Kiranuka ku gato no ku kanini, imbuto zikwiriye abihanye. Kiranuka aho tukureba, aho tutakureba ngo ujye mu by'isi bidafite umumaro. Nshuti mugenzi, aracyariho Yesu ubabarira, aracyariho Yesu witeguye kukubabarira, akakoza umutima. Amaraso ya Yesu akaguhanagura ibyaha byose, maze akabana nawe. Murakoze cyane, munyemerere dukiranuke kandi ku manywa na nijoro, kuko hari igihe kigiye kuza aho umuntu wese azashaka naho gusengera akahabura. Hari igihe kigiye kuza aho buri wese, dore mwami turi mu gihe cy'imperuka, nyamara umwami wacu adutegeye amaboko ngo tuze, atuhanagura ibyaha, atwoze imitima, maze aturuhure imiruho n'imihate. baho nk'uzapfa ejo, we kubaho nk'umuntu wamaze kuvugana n'urupfu, ati warupfuwe ntuzigere unkoraho, ahubwo baho nk'umuntu uzapfa ejo. Bityo bizagutera gukora neza, bizagutera gukora icyiza. Yesu abampera umugisha. Aho muherereye mwese mwumve, mukurure ineza y'Imana, mukurure urukundo rw'Imana, maze mukorere Imana ku manywa na nijoro kandi ubudasiba. Yesu yiteguye kubagirira neza, Yesu yiteguye kubatabara, Yesu yiteguye kubumva mu byo muri gucamo byose. Amahoro y'Imana abane namwe. Yesu abagirire neza kandi abamugisha, kandi ntimukabure ku mbaraga z'umwami. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Shalom shalom.